munsi w'ejo mu gice cyarangiye inkuru yacu yarangiye ubwo Clever ndetse na Bwiza bari bageze mu rugo hakagira umuntu ubakomangira. Clever rero akagaruka inyuma ari kubwira umukundwa we amubwira ati ese ibintu ndi kubona ndarota nangwa ntago ndi kurota, ese byaba ari ibiki? Inkuru yacu rero kandi ubundi tuyitangirire mu rugo kwa Clever. Clever rero aba ari gutungurwa no kubona Fred yinjiye aho ngaho mu rugo, ariko ntago aba ari wenyine, aba ari kumwe n'inzego z'umutekano, aba ari kumwe n'abapolisi. Mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo rero uwitwa Bwiza ahita azamuka yiruka akajya kubyutsa mama we, akamubwira ati mama byuka, tabara vuba vuba ntago byoroshye, ati ndabona nudatabara bigiye kuba bibi. Ahita yihuta akanakomangira Dr. Layane akamubwira ati byuka birakomeye, aya masaha ntago byoroshye. Bose rero bahita bamanuka hasi, abapolisi bahita baramutsa mama Bwiza bakamubwira ati uraho umubyeyi, nawe ati uraho muraho neza. Bakamubwira ati mutubabarire kuba tuje hano mu rugo bwije kandi ari nijoro cyane, ati gusa hari ibyari biri kutugenza, ati twari tuje kureba umuntu witwa Clever. Mama Bwiza ati se Dr. Clever muramushakira iki? Umwana wanjye muramushakira iki aya masaha? Kuki mutaje ku manywa? Baramubwira ati utubabarire nyine tuje nijoro, ariko ku manywa ntago byari budukundire kuko twari tuzi ko tudashobora kumusanga hano, aba ari mu kazi, ati niyo mpamvu tuje hano muri aya masaha. Baramubwira ati rero umubyeyi uwo Clever, ati ariko mbere yuko tukubwira impamvu tumushaka, ati muri abo basore babiri bari hano ese Dr. Clever ni uwuhe? Clever ni uwuhe muri aba bombi, muri aba basore bawe bari hano? Clever rwose nta bwoba nta gihunga ahita ababwira ati ni njye Clever. Umupolisi rero umupolisikazi ahita amwegera akamubwira ngo urafunzwe, ati kubwo gukubita no gukomeretsa ku bushake kandi wabigambiriye. Mama Bwiza afite kandi umwana wanjye yarwanye ryari ko inshuro nyinshi aba ari mu kazi, akava mu kazi ataha hano, uwo muntu yamukomerekeje uyu munsi, yamukomerekeje ryari? Ati ntago myumva, ndabinginze mwintwarira umwana, ndabinginze ntimumukoreho. Abapolisi bamubwira ati rero mubyeyi nta kindi kintu twakora, ati byinshi araza kubimenya yageze kuri sitasiyo, ati kandi nawe niba ukeneye kumenya
kumenya ku munsi w'ejo, ati kuko ejo agomba gushikirizwa inzego z'ubutabera kandi agomba kubyuka ajyanwa mu rukiko kugira ngo aburane ku byo ari kuregwa. Bwiza we ahita abona ko bitoroshye, agatangira kurira. Bahita basohoka, bamara gusohoka nyine bakajyana na Dr Clever, ariko Bwiza akabakurikira ari kurira. Dr Clever aravuga ati mumbabarire ndarengeje, mureke mvugishe umukobwa nkunda, mureke mbanze nsezere ku mugore nkunda, muntware rwose ntabwo ndi bubagore, ariko nimureke byizigera mbanze mvugane nawe gato. Bamuha rero akavugana na Bwiza. Bwiza atangira kurira amubwira ati none kugiye ubu se noneho biragenda gute? Ati kandi nari nabikubwiye, nkubwire ntimfite ubwoba ko ushobora gufungwa, ndahibaza niba waramukomerekeje kuriya gusa. Bakaba bagutwaye, noneho iyo uza kumwica ubu noneho byari kugenda gute? Atangira kurira rwose anarira cyane, akavuga ati ntabwo nashobora kubihandoringa, agahinda n'umubabaro mfite sinzi icyo ndi bubikoreho muri kano kanya. Dr Clever rero aramubwira ati listen, aramubwira ati babe, ati subizi ko ngukunda, undi atari kurabizi ko nanjye ngukunda, ati kandi sinshidikanya ku nkunda, urankunda ibyo simbishidikanyaho, yewe nta nubwo nicuza ko ngukunda kandi sinicuza no kukumenya. Atari ko none se kugiye, none ko bagutwaye, turasigara hehe? Ese turaba dusigaranye iki? Ndakwinginze mbabarira, ukora uko ushoboye, ibi bibazo ushaka kubivamo. Dr Clever rero aramubwira ati humura mukunzi, humura mugore nkunda, humura kana k'amabokwe, naho ndi bujye, ndagusezeranya nzakugarukira kandi ndagusezeranya nzagaruka ndi muzima, ngomba kugaruka kandi ngomba kubaho kubera wowe n'umwana wacu twite, ngomba kubaho ku bwawe no ku bwa mama wacu, iryo ni isezerano nguhaye. Ahita rero amuhobera akamubwira ati reka ngende kandi ukomere, ukomere kandi ukomere umutima, aho ngiye ndakomeza nanjye kukuzirikana, ati kandi ndagukunda cyane. Ahita amusoma ku gahanga, bagasohoka igipangu bakamwinjiza mu modoka, ubundi bakagenda. Bwiza rero agaruka mu rugo, akinjira akicara muri salo, azenguruka inzu yose yabuze icyo afata n'icyo areka, ari nako ari kurira, mbese ukabona ntago bisanzwe. Mu rugo rero hahita hacikamo igikuba, mama we biba byamurenze yanumiwe, ari kureba gusa, byamushobeye ari kwibaza igihe Clever yaba yarakubitiye umuntu. Diane nawe ntago aba abizi, batangira kuvuga tumenya hari bamwibeshyeho, tumenya hari babeshye atari we nyiri kubikora, ati kuko ngewe ntago nzi umunsi n'uyu n'umwe nigeze numva mbwira ko hari umuntu yakubise. Bwiza rero ahita ababwira ati nimurekeraho, ati nibyo koko yarabikoze, ati mu minsi ishize, ati ubwo yasohokaga hano ameze nk'umusazi,
ubwo yasohokaga hano akinjira mu modoka nkamukurikira. Ati burya kijya gihe yagiye kwa Nice na Fred, ati ibyo yahakoreye rwose ntago nabona uko mbibabwira. Ati gusa reka mbabwire, ati iyo ntaza kuhaba ahubwo aba yarishe umuntu. Ati gusa ahubwo nimusenge wenda byibura uwo yakubise abe akiri muzima, nangwa se iki kirego kize guteshwa agaciro. Ati kuko kubikora byo yarabikoze. Mama wabo rero nawe bitangira kumurenga, akavuga ati ayi data noneho ndabigenzane. Ati mbuze umwana wanjye, nabuze umukobwa wanjye nkunda, nabuze Bwuzu, none mana na Clever nawe se kandi agiye gufungwa. Ati mana ndakwinginze tabara, ati ndakwinginze ntuntera agahinda ko mu zabukuru. Ati mu bana batatu wari waramaye nari nsigaranye babiri bonyine. Ati rero ndakwinginze uhabe kandi utabare. Bwiza rero kubera agahinda kenshi aba afite muri we, ahita azamuka akifungirana mu cyumba kubera ko aba adashaka ko hari n'uyu n'umwe umenya ikijya mbere. Bo rero batekereza yuko ahari ari agahinda gasanzwe ko kuba umuvandimwe we agiye, cyane ko nta n'uyu n'umwe ubuzi yuko we na Dr. Clever bari mu rukundo nangwa se bakundana. Hanyuma rero bose baryama bataryamye kuko nta n'uyu n'umwe usinzira muri bo. Bose baba bari kwibaza ese basi byibura yabonye uko aryama, cyane ko noneho we na Bwiza wabiriwe bagenda nta n'uyu n'umwe uba wariye. Clever we ahaba ari rwose aba atuje, ariko Bwiza we ntago aba atuje kuko aba ari kwibaza ati noneho inzara iramuhuhura, afite ubwoba ndetse n'igihunga cyinshi muri we. Mu gitondo kare kare rwose bose babyukira rimwe bagatangira gutegura breakfast ndetse bakanateka byihuse. Bahita berekeza rero kuri sitasiyo ya polisi aho baba bagiye kureba Clever. Bagira ihirwe rero n'ubundi bagasanga aho afungiye ni hamwe afande Albert akorera. Bakihagera rero ntago abagora, araborohereza bakamuhereza icyo kurya n'icyo kunywa, cyane ko n'ubundi aba asa n'uwaburaye, ariko n'ubundi aba yaburaye kubera ko nta kintu n'ikintu na kimwe aba yafashe.
mama we rero atangira kumwitegereza agatangira kubona asa n'uwahorose akavuga ati mwana wanjye ijoro rimwe ryonyine ritumye urohorota ati ndi gusenga ngo byibura urekurwe. Mu gihe bakiri aho ngaho rero nako Businge ahita ahagera akaramutsa umukunzi we ariwe Albert akamuga ati wamamagaye igitaraganya atari kuze ko mbona umuryango wanjye wose uri hano niki cyabaye. Albert rero ahita amuga ati mukundwa wanjye rero umuhungu wanyu bamaze kutuzanira ikirego cy'uko yakubise ndetse akanakomeretsa Fred ndetse na Nice mu minsi ishize. Ati kandi kuko raporo zo kwa muganga zerekana yuko abo bombi bagiye kwivuza. Ati ndetse uwitwa Nice we aracyari no kwa muganga aracyari kwitabwaho. Ati ubu iki kirego nanjye ubwanjye sinzi uburyo ndi buze kugitwara. Ati nta yandi mahitamo mfite no kureka Clever agashyikirizwa ubutabera akaba yabazwa ku byaha ari gushinjwa. Ko Businge ahita amuga ati no babe ndakwinginze gira icyo bikoraho ndakwinginze umuvandimwe ntabe yajya muri gereza. Ati hariya hantu narahafungiye naraharaye. Ati byose ndabizi. Ati nzi uburyo n'uburibwe biryana kandi nzi ububi bwabyo. Ati nzi uburyo kurara kuri sima biryana. Ati yewe nzi kurara nicaye uko bimera. Ndakwinginze kora uko ushoboye umuvandimwe wanjye ntajye muri gereza. Sinzi icyo uri bukore ariko ubikore. Afande Albert aravuga ati njyewe ntacyo gukora mfite muri kano kanya. Ati cyane ko rwose dosiye ye namaze no kuyikora. Ati ubu ntacyo mfite nakora. Ati mbere byibura ntayo nari nakoze. Ati ariko ubu namaze kuyikora. Ati kuko nabonye noneho barubiye barakaye kandi noneho byanshyira mu kaga sinzi icyo gukora. Ati gusa nanjye nakifuje yuko iyi dosiye ntaba ndi kuyikora. Hanyuma rero uwitwa Clever aravuga ati nimutuze. Ati niba koko ari igeno ryanjye ry'uko ngomba gufungwa, niba ari igeno y'uko ngomba kuba nafungwa, ati ibi bigomba kumbaho nta kabuze. Ati kandi rwose bikambaho ntacyo nabihinduraho. Ati ariko njye ndumva ntabwo banagihunga n'ikintu gitoya mfite. Ati kuko abo nakubise barahari kandi ni bazima. Ati nubwo Nice akiri mu bitaro ndatekereza ko yaba ari amayeri iyo kugira ngo byibura barebe ko nafungwa. Hanyuma rero n'ubundi amasaha yo kujya mu rukiko abasa nari kugenda yegereza. Hanyuma rero bahita bafata Dr. Clever bakamushyira mu modoka, abandi nabo bakajya mu modoka yindi bakerekeza ku rukiko aho Dr. Clever aba agiye kuburana. Hanyuma rero Dr. Ryan nako Businge ndetse na Bwiza na mama
baba bashatse umwavoka uri buze kuburanira Dr Clever. Baragenda rero bagera ku rukiko bagasanga rero uwitwa Fred arahari, basanga uwitwa Ganza nawe ahari, mbese bahasanga abo mu muryango wo kwa Papa Clever bose, ari nyirakuru abahari, ari nyirasenge nawe abahari, yewe na Nice nawe baba bamuzanye ahari. Ariko kugira ngo baze kugaragaza ko arembye cyane, ntago we aba ari mu rukiko, aba ari hafi aho. Amasaha rero y'urubanza aragera, umucamanza rero agatanga ijambo, umushinjacyaha rero nawe arahaguruka agatangira kuvuga no gusoma ibyo Dr Clever ari gushinjwa, birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake kandi yabigambiriye. Akomeza avuga ko atari ubwa mbere ahohoteye umuryango wa Nice ndetse na Fred, ko n'ubundi byigeze kubaho. Akanakomeza avuga yuko umuryango yawuteye ubwoba ndetse agenda batera ubwoba yuko azabica. Hanyuma rero umucamanza akimara kumva ibyo Dr Clever aregwa, ahita abaza ati ku ruhande rw'uregwa hari icyo wavuga ku byo uri gushinjwa. Umwavoka rero wa Dr Clever ahita nawe ahaguruka akavuga ati nyakubahwa rero perezida w'urukiko, ati ndagira ngo mbanze ngire icyo nkwereka. Arabanza akazana impapuro zigaragaza yuko Dr Clever ari umwana wa Gire ndetse na Jolie, akaba murumuna wa Fred. Atangira avuga ati aba ni umuryango, ati reka rero njyewe mbihere mu mizi. Ati uyu mugabo ureba ahangaha witwa Fred ni se wabo w'uyu Clever muri kubona ahangaha. Ati nk'uko uri kubibona uyu ni umwana wa Gire ndetse na Jolie. Nyuma y'uko rero ababyeyi b'uyu mwana, ati cyane ko yavukanaga na mushiki we witwa Bwuzu, atari ko Bwuzu mu minsi yashize yarapfuye, hashize n'igihe gito cyane nta mwaka urimo tumushyinguye. Ati aba bana rero bamaze gupfusha ababyeyi, uyu mugabo niwe wabasigaranye. Amaze kubasigarana yarabatoteje abakura mu ishuri. Ati imitungo ya se w'aba bana yari yarasize niyo yasigaye yidedembyamo. Ati yabafashe nabi kugeza n'ubwo yashatse kubambura ubuzima, ndetse abana baratorongeye baragenda ntibigeze bakurira mu rugo. Ati kandi ikindi kintu gihari we yarazi ko yabicishije bapfuye batagihari. Ati niba mbeshya abo mu muryango we baze kunyomoza.
ahita asaba yuko hahaguruka nyirakuru wa Clever ari nawe ubyara Ghislaine ndetse na masenge wa Clever ndetse na Fred ari we se wabo. Arahaguruka akajya juru. Umucamanza rero aramubaza, umwavoka ahita amubaza ati ibyo mvuga ndabeshya nimwe ari muzi ko aba bana bapfuye bakiri bato? Aravuga ati yego, nanjye natunguwe no kongera kubabona ari bakuru bakuze kandi ari bazima mu gihe nari nzi ko baba barapfuye, kandi naje gusanga ari bazima nanjye ndatungurwa. Ati none se uyu muhungu wawe si we wababwiye yuko bapfuye akababwira ko batorongeye atazi aho bagiye? Ati yego niko twari tubizi, twari tuzi ko bananiranye bakagenda. Ati none se ubuzima buzukuru bawe bari babayemo wari ubuzi? Umukecuru ati rwose ntago nari mbuzi, ati cyane ko atari njye wabareraga. Ati none se baba ku muhungu wawe hari n'iri na rimwe wigeze ujya kubasura? Undi ati rwose ntago nigeze njyayo. Ati yicarire rwose urakoze. Umwavoka rero arongera agahagurutsa uwitwa nyirasenge wa Clever akamubwira ati wowe aba bana wari uzi ko bakiriho nangwa wari uzi ko bapfuye? Akamubwira ati rwose nanjye nari nzi ko batakiriho, nk'uko mama yabivuze nanjye natunguwe no kubona bakiriho. Hanyuma rero umwavoka aramubwira ati nawe igicari wese ndi bukubaze byinshi. Ahita ahagurutsa uwitwa Blaise akamubwira ati wa mugabo we haguruka. Ati ndagira ngo wegere hano utange ubuhamya. Ahita abwira perezida w'urukiko akamubwira ati unyemerere uyu muntu aze aduhe ubuhamya gatoya. Perezida w'urukiko rero arabyemera. Blaise rero aratambuka akavuga ati ngewe rero ubuhamya ngiye gutanga nubwo kuva mu buto bw'aba bana. Ataba bana rero ati sindi bujye muri byinshi, ati gusa papa wabo yari inyangamugayo, yari inshuti yanjye kandi twarakuranye twarareranywe. Ati papa wabo rero amaze gupfa nakomeze kuba inshuti na mukuru we ari we Fred. Ati gusa aba bana ntiyigeze abafata neza, ntiyigeze ababanira. Ati cyane ko ari kenshi bagiye bagerageza kubica ariko ntibikunde. Ati mu ijoro rero aba bana bagombaga kwicwamo n'umunsi batoroka bakagenda kubera ibibi bari barimo bakorerwa. Ati icyo gihe uwitwa Fred yampaye amafaranga arambwira ngo aba bana nimbakurikire mbice. Narabakurikiye ariko nashingiye ku neza nagiriwe na papa wabo. Ati cyane ko yambaye hafi ubwo nari mukeneye. Ati ubwo narwazaga umubyeyi wanjye yampaye amafaranga atagira ingano. Ati yari umuntu ugira ubumuntu kandi yarafashaga. Ati aho kumwicira abana ahubwo nakomeje kubarindira umutekano. Ati baraye ku muhanda, yewe baranahiriwe, barabwirirwaga bakaburara. Ati gusa umunsi umwe ntigeze nza kubareba ngo ndebe uko bameze. Ati uwo munsi nibwo nababuze. Ati kuko uwo munsi haguye imvura nyinshi cyane.
ati rero mbabuze nanjye natekereje ko ahari bananguwe n'inzara bagapfa. Ati nuko rero inkuru yasakaye yuko abana bapfuye. Ati mu by'ukuri uyu mugabo yari yantumye kubica ariko sinigeze mbica. Ati ubwo nibwo bwari ubuhamya bwanjye, murakoze. Ahita yiyicarira. Kwa Businge nawe rero arahaguruka agatanga ubuhamya, akavuga uburyo rero yakuranye n'abo bana, akavuga n'uburyo nyuma y'uko ababyeyi bamaze gupfa bagiye kuba kwa Mr Fred ndetse na Nice. Akavuga uburyo abana batotezwaga, akavuga uburyo Clever yajyaga akubitwa, akavuga uburyo yigeze no kuvunwa akaboko. Byose rero byabaye uwitwa ko Businge arabivuga akanabivuga arira cyane ko aba yibutse ahahise, akumva agize ishavu n'agahinda, muri we akatangira kwibuka yuko nabwuze atakiriho. Aho ni naho rero akomeza avuga, akavuga ko nawe bashatse kumwambura ubuzima. Ati kubera ko yarari utangiye kubakurikirana kugira ngo bamenye uburyo abana bapfuyemo, ndetse bagiye no kwerekana aho babazitse cyane ko nta hari hahari. Umucamanza rero arakomeza akumva ibyo bari kuvuga, ndetse ko Businge baramurika akicara. Umwavoka rero arakomeza akavuga akagera ku mpamvu yabayeho nyamukuru, akavuga ati nibyo wenda ntago uburozi no kujya mu bapfumu byemerwa, atari ko urupfu rwa mushiki w'uyu musore ari we Bwuzu, uyu mugabo n'umugore we babifitemo uruhare. Ati hano hari umutangabuhamya ari we Ganza, umwana w'aba babyeyi. Ati niwe uri butubwire byose. Asaba ko na Ganza yahaguruka akagira icyo avuga, hanyuma bakamwemerera. Ganza rero mu magambo ye agira ati uyu ni data, ndetse n'uwakubiswe uri kwa muganga, si nawe wenyine na data yarakubiswe. Ati ni mama. Ati ntakubeshye ntunyumve nabi nyakubahwa perezida w'urukiko. Ati gusa ibyo Dr Clever yakoze nanjye ari njye nari kubikora. Ati ntababeshye ntewe ipfunwe n'ababyeyi banjye, ntewe ipfunwe no kuba abari ababyeyi banjye no kubita papa ndetse na mama. Ati mu by'ukuri rwose nanjye mfite igihunga n'agahinda kenshi mu mutima wanjye. Ati kugeza ubu sindumva ibyo bakoze. Ati maze kumenya ubwenge najyaga nibaza impamvu abavandimwe batakibana natwe naho bagiye. Ati gusa byose naje kubimenya nkuze. Ati mama wanjye nuko atari hano ngo byibura mubwire cyangwa se mvuge ibyo yambwiye icyo gihe. Ati gusa nyakubahwa, aba ni ababyeyi gito. Ati nyuma y'uko rero bamenye yuko aba bana bahari, iwacu bagize igihunga cy'uko bagiye kwamburwa ibyo batunze. Ati kubera kwikunda no gushaka gukomeza kwigwizaho imitungo, nyakubahwa washatse kubarimbura ngo babambure ubuzima. Ibyo byahereye rero kuri Bwuzu, nubwo byaje kurangira bamurimbuye bakamwambura ubuzima. Ati kuko no kwa muganga bagize batya binjirira mushiki wanjye akajya mutera doze y'imiti. Ati ubwo n'ubuhamya bwa mushiki wanjye turabufite hano. Ati mbere y'uko apfa rwose twara muri kodinze. Ati dore ngiyi flash uraza kumvaho ubuhamya bw'ubugome bwabo nita ababyeyi banjye. Flash rero bayishikiriza umukuru w'urukiko. Akomeza ababwira akanababwira ko ibyo bitabanyuze,
ahubwo bakomeje kubwira no gukoresha mushiki we kugira ngo yice Bwuzu, ari nabwo yaje no kumumanura kuri etaje, ariko icyo gihe Bwuzu bikaza kurangira adapfuye. Gusa ntabwo mushiki we byagenze neza, yaje kuhasiga ubuzima we arapfa, ati kuko ibyo yari yateze Bwuzu byarangiye ari we ubinyweye. Ati ubu rwose mushiki wanjye yarapfuye, ati kandi byose ni amakosa ya papa na mama. Ati Bwuzu rero nyuma y'iyo mpanuka yavuye muri koma yaribagiwe byose, atagifite ubwonko bwibutsa. Ati nibwo rero mu rugo bapanze umugambi mubisha wo kumugira mu bapfumu kugira ngo bamubuze amahoro n'amahwemo, bamutware bamwibe ubwenge agenda atazi yava n'iyajya. Ati bamuteze kwiyahura. Ati kandi koko niko byaje kugenda. Ati ibi mbabwira rwose data na mama niwe babinyibwiriye. Abwira umucamanza akamubwira ati ni ukuri rwose kuri iyo furashi n'ayo majwi yabo bombi bari kubimbwira, bambwira imigambi mibisha yabo byose biriho kuri iyo furashi. Hariho audio ebyiri, iya mushiki wanjye n'iy'ababyeyi banjye, bari kumbwira uburyo bashaka kurimbura umuryango uwagire bakawurimbura burundu, ntihagire n'uyu n'umwe usigara. Ati n'ababeshya njyewe nakomeje guterwa ipfunwe n'ibikorwa byabo, birangira mbibwiye Dr Clever. Ati ariko kwikontorora byaramunaniye nyuma y'uko apfushije mushiki we. Ati cyane ko yakuze nta babyeyi, n'uwo yari asigaranye nawe rero akaba yaramaze gupfa. Ati nimunyumve nabi atari ko ibyo yakoze nanjye ari njye nabikora. Ati byari ibyo nabona numvaga mfite kubabwira, murakoze. Ahita rero yongera akiyicarira. Umukuru w'urukiko rero nta kindi kintu akora, ahita avuga ati nyuma rero yo kumva impande zombi tugiye kugenda dusuzume ibi bimenyetso twahawe. Ati urukiko rero ruzasubukurwa ku wa 4 utaha. Ahita akubita inyundo abantu bose bagasohoka. Dr Clever rero n'ubundi barongera bakamusubiza mu modoka, akamugarura kuri sitasiyo ya RIB ndetse na polisi. Abo mu muryango we nabo bagataha. Inkuru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha. Ese biraza kugenda gute? Ese Clever araza gutsinda? Nangwa haraza kuboneka ibindi bimenyetso bishinjura uwitwa Fred ndetse na Nice? Ese ryaba ari ryo herezo rya Fred na Nice? Nangwa hari uko bari bubigenze kugira ngo ibyo byose biburizwemo? Inkuru rero yitwa Ihorihoze, njye yandika nkanayibagezaho nitwa Tete Princess Pauline Obvious. Ibitekerezo byanyu rero ni ingenzi.